buri wese afite ubuzima yagiye anyuramo kandi iyo urebye usanga butandukanye n'ubwundi cyangwa rimwe na rimwe ugasanga buhuje cyangwa bujya guhura. Hari igihe wumva ubuhamya bw'uwundi ugahita wumva ubuzima bwawe uko wabutekerezaga bwo bworoshye bitewe n'uko undi we yabayeho. Uyu munsi reka tumve ubuhamya bw'umushuti wacu watwandikiye witwa Aline, ubuzima bwe yanyuzemo n'uko yaje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe. Nitwa Aline. Ababyeyi banjye bapfuye ndi umwana muto, nari mfite imyaka 4. Mu by'ukuri ntabwo mbibuka neza amasura yabo, kandi uhereye icyo gihe ubuzima bwanjye bwahise buhinduka urusobe. Byari umubabaro gusa. Nagiye kurerwa mu muryango, ariko icyo naje gusobanukirwa nyuma ni uko kundera kwabo kwari kugira ngo babashe gukurikirana imitungo y'ababyeyi banjye kuko bari bafite myinshi. Icyo nibuka ni uko deja ku myaka yanjye 5 nakoreshwaga imirimo ikomeye, narakubitwaga, ngasuzugurwa, nacirwaga mu maso. Ntabwo nigeze mfatwa nk'umwana. Rimwe na rimwe bambwiraga amagambo ankomeretsa umutima, ariko nkabura icyo gukora. Sinjye wabonaga bwije kugira ngo mbashe kujya kuryama kuko uburiri nibwo naturaga agahinda kanjye kose, maze amarira akambana menshi nkarara ndira bukankeraho. Icyo nicyo cyanamfashaga gusinzira. Ariko naribazaga buri gihe ngo Mana, kubera iki uba ndetse ibi bikambaho? Ariko nubwo byari binkomereye, nari mfite inzozi. Numvaga mfite icyizere cyo ku munsi umwe ibibazo bizahinduka. Numvaga nzabona umuntu nkunda by'ukuri, nkumva nzabona urukundo. Mbese numvaga igihe nzakurira nzabona umugabo tukabana neza, ubuzima bwanjye bukaba burahindutse. Nuko ngeze ku myaka 23, wa musore naramubonye. Yari umusore mwiza uvuga amagambo meza, mbese akanyizeza ko azansubiza ibyishimo byose nabuze. Namwumvise nk'umuntu uzambera byose. Ababyeyi ntabonye, umuryango wandeze nabi. Numvaga azagenda agahagarara muri icyo cyuho cyose cy'ibyambayeho. Maze rero dore njye wari uzi ko ubuzima bwanjye bugiye guhinduka bukaba bwiza kurushaho kuko mbonye umugabo ngiye kujya mu rugo rwanjye. Ariko rwa rukundo yari yaranyeretse, rwa rundi yanyerekaga rw'ukuri, wa muntu wanyumvaga, wa muntu nabonaga untegeye amatwi. Nageze mu rugo birahinduka. Natangiye kujya nkubitwagura. Yarankubitaga akantuka, akambwira amagambo nkomeretsa. Noneho ntangira kuyoberwa icyo gukora kuko ntari mfite n'ababyeyi nabwira ngo ese noneho ubuzima ndabigenza nte, kuko bandiraga nabo abari barandeze. Ntabwo navuga ngo ngiye gusubira. Numvaga nari navuyeyo nibwira ko ngiye mu buzima bwiza. Ariko umugabo yaragiye akajya ambwira ngo none se undi ngenda gukunda nte abandi bataragukunze, ko nta mumaro ufite, ntacyo uri cyo. Yambwiraga ko nta rukundo nigeze niyigishwa, ko n'ubundi ntacyo nabonye, ko nawe ntacyo agiye kumpa. Yanyumvishije ukuntu urwo rukundo ntigeze mbona mu bandi, ko atari ugiye kurushakisha ngo nawe ari umwe, ahubwo nawe yari akwiye gukomeza kunkorera nk'ibyo nakorewe kuko ari byo namenyerejwe. Nabuze icyo gukora. Amarira akajya ahora anjya imbere. Nahoraga ntura uburiri amarira, nkibaza ubuzima bwanjye ko buzahinduka. Nkabaza Imana impamvu yatumye nyura muri ubwo buzima bwo kubura ababyeyi, bwo kurerwa n'umuryango utarunkunze, bwo kubona umugabo nawe udafite icyo amariye. Ese umugabo we yarakurikiye? Nuko kubana kwanjye nawe ya mitungo n'ubundi babandi bari barandeze bashaka ku babyeyi banjye nari maze kuyigaruza ibaye yanjye. Ariko wa mugabo nawe nicyo yashakaga kuri njye, kuko tumaze gusezerana twari tumaze kuvanga umutungo. Ibyo byose byarandenze, mbura icyo gukora kuko sinari mfite n'uwo nagisha inama, sinari mfite n'uwo mbwira. Numvaga ubuzima bwanjye ntafite aho nahera. Ndabwira nde? Ninde unyumva? Ko n'ubundi wo nari nibwiye ko nabwiye ubuzima bwanjye bwari butangiye guhinduka, nawe atangiye kunyitwaraho nabi. Ibyo byose byambereye ingero zo kuvuga ngo noneho ninde ngiye kwizera ngo mbwire ibyanjye. Ahubwo umwanzuro nafashe yari uyu. Naravuze ngo nta kindi nkuriye gukora uretse kwiyahura.
nkiyambura ubuzima kuko nabonaga ko n'ubundi nta buzima nari mfite, nari mbayeho nk'umupfu. Umunsi umwe nibwo nafashe umugozi ndagenda nkumanika mu cyikoni, nurira ku gatebe ndizirika rwose, numva nahambiriye mvuga ngo ngiye kwiyahura, ariko uko najugunya agatebe kugira ngo nyine umugozi unige, ngiye kumva numva nguye hasi. Navuze se umugozi nawuziritse nabi cyangwa hari uwuciye? Ariko kubera ukuntu numvaga nari mbaye nk'ubabaramo n'ubundi bitarangiye nyine mpfuye, numva singiye kongera kugira imbaraga zongera kunsubizamo. Ariko icyo gitekerezo cyo kwiyahura n'icyari cyamvuyemo, naravugaga nubwo nzashaka ubundi buryo bwo kwiyahura noneho ntakoresheje umugozi. Nuko ikindi gihe ndongera uyu mugambi wanjye nkwiye kuwushyira mu bikorwa, kuko numvaga ndemerewe, umutima wanjye undemereye, ntafite n'uwo nabwira. Maze ndakugendeye njya muri farumasi ngura ibinini, numvaga nzanywa ibyo binini nkiyahura. Ariko reka mbabwire, ibinini narabinyweye maze biragenda biransinziriza. Bya bitotsi ntagiraga, ya marara nararaga ndera, ahubwo ibinini byaransinzirije, mbyuka numva wagira ngo ubwonko noneho bwabaye clean, bwahanaguwe, numva noneho meze neza, nkumva bya bitekerezo nabaga mfite nta n'ibyo mfite, numva meze nk'umuntu wishimye. Noneho ngira n'ubwoba, ndavuga ariko ibi ntabwo bisanzwe. Maze ubwo nari mbyutse uwo munsi numva ameze neza mu bwonko nta kibazo, nafashe telefone ngiye ko mbona ikiganiro kuri YouTube cyavugaga ngo wari ukwiye kubanza gukizwa. Ndavuga gukizwa, nagifunguye nanjye ntumva ibyo ari byo, ariko ngigifungura numva umuntu warimo abivuga akavuga se nk'umuntu uba ushaka kwiyahura, atarihaye ubuzima, Uwiteka gukeneyeho ibihe, ashaka kuhinduka. Numva bimeze nk'aho ari njyewe neza yavugaga, numva umutima urimo urankomanga. Nashatse gukurikira icyo kiganiro neza ngo numva aho gisozereza, ariko ndakubwiye ngo nagisojeje numva umugambi wo kwiyahura umvuyemo. Ahubwo noneho ntangira kuvuga ngo reka nshake Yesu, numve koko ko yanduhura akankuramo uwo mubabaro n'ako gahinda, nkareba ko ubuzima bwahinduka. Ubwo nahise ntangira kuvuga se reka nshake Imana, wamuganiye ndebe ko ubuzima bwahinduka mbere yuko niyahura. Kuko umugambi wo ntabwo numvaga nkuhagaritse, ahubwo navugaga ngo reka nyishake ndebe ko ubuzima bwahinduka, niba udahinduka nzongere ndebe ko nakwiyahura. Ariko nashatse Imana ndayibona. Natangiye kujya gusenga, ntangira kujya numva muri njye nuzuye umunezero, nkumva na bya bibazo nabonaga nkabona bihari, ariko nkumva bitankora ku mutima. Nabonaga bihari ariko nkabona nta kintu bimbwiye. Ubwo rero naje gutangira ubuzima bushya muri Yesu Kristo, kandi ukuri pe n'uyu munsi meze neza, ndamahoro, mfite amahoro mu mutima ntigeze menya. Ubwo ibyo bintu byose nari mfite muri njyewe, numva nshaka kwiyahura, numva umutima ubabaye, numva ubwonko nkatekereza bikandenga, ibyo byose byarashize. Ntabwo nabitekerezaga pe, ntabwo nari nzi yuko Yesu akora gutyo. Ariko burya iyo utamushatse ntabwo umubona, ariko naramushatse ndamubona, ampa amahoro, ubuzima burahinduka, n'ukuri nshima Imana. Nshuti mwene data, ubwo bwari ubuhamya bwari ine, nubwo wenda atabuvuze mu buryo burambuye cyane, ariko nibaza ko ugira icyo akuramo aracyumva. Yari wenyine, yari afite ibibazo, yahuye n'ibibazo bikomeye, ariko Yesu yaramutabaye. Nawe ushobora kuba wumva uri wenyine, ukumva wigunze, ukumva ushaka kwiyahura, ukumva hari ibyo ushaka kwikorera mu buzima bitandukanye, ariko nakubwira ngo Yesu aragukunda. Humura, ejo hawe haba heza umwegereye. Kandi niba wumva hari icyo twagufasha, hari fondasiyo yacu yitwa Hope Breed Foundation, ushobora kudukurikirana kuri Instagram. Icyo kibazo nacyo tugikoraho, tukaganiriza n'abantu baba bafite ibibazo nk'ibyo. Watwandikira. Kandi niba wowe wumva ubuhamya bwawe nawe bwagira uwo bufasha, watwandikira kuri mail yacu alliancestories@gmail.com. Niba iyi nkuru igukoze ku mutima, wakora like, share kugira ngo uhumurize umuntu uri mu bihe bikomeye nk'ibyo Aline yaciyemo, nawe yumve ko hari aho Uwiteka yamugeza. Kandi ukore na subscribe niba utarayikora, kugira ngo ujye uhora ukurikirana inkuru zacu za buri munsi. Ndetse nkomeze gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.